ikintu cyakuyeho channel ya Rocky gukora inkuru ishimagiza umutwe w'iterabwoba. Iyo ukoze inkuru ishimagiza umutwe w'iterabwoba channel yawe ishobora kuvaho. Channel ya Scovia ngo nayo ishobora kuba yaravuyeho ari gukora adahembwa. Iminsi iri imbere mushobora kumva ngo na Kasuku channel yiwe ivuyeho. Yes, time for the update. Muri kano kanya bazaniye inkuru ibabaje, inkuru yuko channel ya Rocky yamaze kuba yava kuri YouTube. Rocky channel yaje kuba yasibwa. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe ese ni ibiki bishobora gutuma channel y'umuntu ivaho. Turaza no kugaruka ku mpamvu zishobora kuba zatumye iyi channel ya Rocky yavuyeho. Iyi channel ya Rocky rero nabyutse masaha y'igitondo mbona abantu bose bari gukwirakwiza ama screenshot bagaragaza ko channel y'uwitwa Rocky kirabiranya yaje kuba yasibwa kuri YouTube. Nuza kureba imbuga nkoranyambaga na yindi nkuru ihari no kuvuga ngo channel ya Rocky yavuyeho. Channel ya Rocky rero nagerageje no kuba nasacinga ya yindi ubushize yari yafungo yitwa Rocky Kimomo nayo nsanga nagiriho. Nabyo turaza gusobanukirwa impamvu ni ya Rocky Kimomo ishobora kuba yavuyeho. Nitugaruka mu minsi yashize uwo bita Rocky nubundi channel yiwe yigeze kugira ibibazo aho bavuga ko yari yabaye demonetized. Urumva yari yambuye monetize ikabitari iri kwinjiza, aribwo yafashe umwanya akajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaza aje akabikemura akaza akagaruka akongera akakora channel yiwe. Abantu benshi twabonaga ko ibibazo bya Rocky byarangiye, ariko muri kano kanya byaje kuba byasubirwamo channel ye ivaho burundu. Ni inkuru ibabaje rero, ni inkuru tugiye kuba twagarukaho muri kano kanya. Ntabwo turi buze kwibanda kuri Rocky gusa, ahubwo turaza no kwibanda ese ni ikihe kintu umuntu ashobora gukora channel yiwe ikaba yavaho. Ese ni ibe bintu bitera ingaruka kuri ku macano. Ni tujya kwitegereza neza cyangwa tugatekereza neza muri iyi minsi, ni ibintu bihari ku buryo buri muntu wese utunze channel wese amenye ko hari kubura iminsi mike cyane ngo iyo channel yiwe ibe yavaho. Channel zose zo mu Rwanda inyinshi muri zo zigiye gusibwa muri iyi minsi. Kubera iki rero? No kuvuga ngo rero hari impamvu zihari. Bundi hari ibintu byaje bihari kuri YouTube system ihari yuko akenshi YouTube iracyari controlled by robot. Nago iri manual ifite abantu bayikontrola manuel cyane. Kereka ahubwo iyo utanze ikirego bakajya gucekinga muri channel yawe, nibwo iyo ugize amahirwe ugira gutya ukabona baragucekinge bakabayigaruraho. Rero nitujya kureba rero hari igihe YouTube y'ubwayo yiyongoza ikabona channel ivuyeho kandi ikava mu by'ukuri nakosa wakoze. Wanagerageza no kurekarama amarobo akakuga ati no twafashe decision ko channel yawe igomba kuvaho. None ikibazo gihari muri claim yo kwa piaringa kuri channel removed cyangwa gukurwaho kwa channel, nago hari manual check yizewe. Usanga n'ubundi na hantu ugenda ukandika kwa piaringa kubw'amahirwe izaho, ku andi mahirwe ikavaho. Rero uyu rero Rocky inekeza ko channel yavuye umunsi, ariko ko byagenda kose uyamaje kwa piaringa. Twitegure ko mu masaha makeya channel ishobora kugarukaho cyangwa bikaza kumusaba izindi step, izindi process arizongeye kuba nabaganiriza. Mbere na mbere rero turaza kwibaza tuti ese kugira ngo channel iveho bigenda gute, bituruka kuki? Mu minsi yashize rero abantu benshi bagiye bavuga ngo channel kubiri kuvaho ngo no kubera umukuru w'igihugu cy'abaturanyi ngo niwe urimo urabikora, ariko mu by'ukuri nago ariwe waruri kunaga ariwe uburi kubikora, ahubwo hari amahame YouTube igenderaho dukunda kwangiza tugatekereza ko ariyo mpamvu izi channel zaje kuba zava. Tujye kwanza turebera mwese ni cyo kintu nakora channel yanjye ikaba yasibwa. Bimwe mu bintu rero bishobora gutuma channel y'umuntu ivaho harimo kugira strike 3. Nk'iya Pastor Claude bushize habuze gato yari ivuyeho. Hari kumo kugira strike 3. Nuko ngo iyo ugize strike ya mbere YouTube biri kugweza warning, strike ya kabiri YouTube iguha warning, ariko nanone ikanaguhagarika hagati y'iminsi 7 na 14 utaploading udakora. Iyo ugize strike 3 ya gatatu
cano ihita ivaho, bahita nanone baguhereza iminsi 7 yo kumenyesha ko cano igiye kuvaho. Ariko nanone ubwo urumva igize strike ya gatatu mu minsi 90, no kwa ngo strike ya gatatu izindi zitaravaho, ya mbere n'iya kabiri cano yawe iza kuba yava. Nuko wango twumvisha uburyo bwa mbere, hari uburyo bwa strike ishobora cano ishobora kuvaho kubera strike. Ntabwo turamenya nimba local ko ya strike, ariko nizera neza ko atari kubera strike, ahubwo ari ibibazo runaka tugiye kuba twagarukaho mu kanya. Rero ikindi kintu gishobora kuba uzatera cyatera cano kuvaho harimo no kuba wakora content irimo ihohoterwa rikabije. Tuvuge content irimo ihohoterwa ndi kuvuga, ugasanga hari video zijya zitrending, ukabona umugabo ari gukubita umugore, amukubita nyine bya bindi byicarubozo, cyangwa ukabona nyine harimo ihohoterwa, bya bintu ubona ko nyine bifite isura mbi byangiza. Rero biriya bintu nabyo rero biri mu bintu bishobora gutuma channel yahita ivaho direct ako kanya, kuko nyine harimo haragaragaramo ibintu bitari byiza. Ikindi kintu gishobora gutuma channel y'umuntu ivaho ni igihe hagaragaye ikintu bita amaraso y'umuntu, nashobora kuba yatuma channel ivaho yaraya nyayo. Apana bino bya filime bishobora gutuma channel ivaho burundu ikava. Ikindi kintu nanone tugomba kwirinda harimo kugira ikintu bita gukoresha imvugo y'urwango, kugaragaza hate speech, ukavuga nyine imvugo y'urwango ubwo muri kuyumva, nabyo biri mu bintu bishobora gutuma channel iva. Ikindi harimo ibintu bishobora kuba birimo bijyanye n'ibintu by'imibonano, nabyo bishobora gutuma channel ivaho, yaba kubigaragaza cyangwa kubivugaho cyane. Nuko ngo Niwe witwa Kasuku, nkunda kumva abivugaho cyane. Mu minsi iri imbere mushobora kumva ngo na Kasuku channel yiwe ivuyeho. Kubera iki? Kubera ko Kasuku ni umuntu ukunda kuvuga ibintu bijyanye n'urukozasoni, ni umuntu ukunda kuvuga ibintu bijyanye n'imvugo nyandagazi, ni umuntu ukunda kuvuga ibintu bishobora kumushyira muri risk yuko channel ye ishobora kuva. Mu minsi iri imbere ushobora kumva ko na channel ya Kasuku yavuyeho bitewe nawe na content sometimes akora. Iyindi bintu birimo harimo ibintu byo kubeshya gupirata abantu. No gupirata abantu birakunda, kubera ko hano mu Rwanda ntabwo biraza cyane, ariko uzarebe akenshi bano bantu bahakinga amacano, abenshi iyo aguhakinze channel ahita agenda agashyiraho ibintu byo gupirata, ndi kuvuga agashyiraho gucururiza ibintu, agatangira gucuruza ibintu bitemewe kuri online. Tuvuga giye live ari gucuruza ibintu intwaro ibiki, ukabona ari kwikora kuri channel. Ibi ngibi rero nabyo bishobora gutuma channel ivaho mu gihe wafashe channel yawe ukayamamarizaho ibintu bijyanye nk'ibyo ngibyo. Ikindi kintu gishobora gutuma channel ivaho ni uko ngo nage ko ari copyright, ni copyright violation. Hari copyright claim nababwiye, hariyo bita copyright violation zisubirwa. Mu copyright violation hano ni igihe wangije amategeko ya YouTube ugenderaho. Tuvuge YouTube iguhaye warning, ubundi YouTube iranze ikagukubita warning, ikoza agakosa ikawa ati warning, wenda shyo thumbnail y'umuntu utajyanye n'amahame ya YouTube, uri kugaragaza imyanya runaka idakeneye kuri YouTube. YouTube igoreza warning ikavuga ati warning, wakoze ikosa, ariko turakumenyesha ko ubutaha ni wongera uzareceiving strikes. Baranza akagwa warning yavaho bakaba gukwise strike. Ubwo ni copyright violation. Ubwo ni strike nanone ya violation babaguhaye. Strike ya mbere utashobora kuyimanaginga bakaba gukubisa indi. Strike ya kabiri managinga ya gatatu channel ikayiva. Ibi ngibi bikunda kuba ku bantu bakora kuri content zijyanye n'ibintu bijyanye n'intambara, cyangwa se ibintu bijyanye n'urukoza soni, abantu bigisha biriya bijyanye n'amabanga yo mu gitanda, nabo anytime channel yabo iba yavaho bitewe n'amagambo bavuze cyangwa imyanya bagaragaje. Cyangwa se n'abantu bakora zino content nka zino za Scovia, mubona ko nabo hari igihe channel yabo ishobora kuvaho. Channel ya Scovia nayo murabizi ko mu minsi yashize bigeze kuvuga ngo channel ya Scovia nayo mu minsi yashize bari kuvuga ngo ari gukora channel yiwe ngo itari monetize. Bigeze kuvuga ngo channel ya Scovia ngo nayo ishobora kuba yaravuyeho, nago ari gukora adahembwa. Ayo makuru mwigeze kuyumva. Rero nuko ngo nimba icyo gihe bavuga ngo channel ya Scovia nayo yamaze kuba yavaho, icyo gihe byaje kuba byateza abantu ikibazo. Abantu bavuga se nukwezi impamvu rero channel ya Scovia nayo ishobora kuvaho, nuko yarazira content akora. Sometimes hari igihe yisanga ari ahantu agomba gukora, ariko ahantu hakaba hari
ibintu bishobora kuba byateza risk cyangwa se ibintu bitemewe kuri YouTube. Tuvuge ari ahantu ariko hari urusaku rw'intwaro ruri kuvugira aho hafi, hari ibiki, hari even na content abari gukora ni content nazo zitemewe na YouTube, nazo turaza kuba twazigaruka turebe ese kubera iki zino content zishobora kuba zatuma YouTube igukura ku murongo ugasigara wivugana ku zindi channel, ari navyo nkeka ko Rocky yaje kuba yazira. Reka turebe rero, namaje kubabwira ko ku mwanya wa Ukurikira ngo copyright violation, ariko hari ikindi bita content ibangamira umutekano w'abandi. Content ibangamira umutekano w'abandi uko byagenda kose, iyo uyikora nayo channel yawe ishobora kuba yavaho. Impamvu ishobora kuba yavaho, hano tuvuge wenda urimo wikoreye content irimo terrorism ubwo ni content ijyanye n'ibintu byo gukora ibintu ikihe tugwe, ukaba uri nk'umuntu wafunguye channel none ukaza ugenda nk'ahantu mujya mubona mu mafilime y'umuntu ngo yashimusa abantu biki ukabikora mu buryo bw'umutekano cyangwa se mu buryo bwo guhungabanya umutekano wa karitsiye runaka, icyo gihe channel itiva kuko YouTube ntabwo yamamaza ibintu bibangamira umutekano w'igihugu cyangwa se umutekano w'abantu muri rusange. Ikindi kintu kuba wakora content ijyanye n'ibintu bita byo gucuruza ibiyobyabwenge, tugwenda ukazajya wamamariza ibiyobyabwenge wabigize nkaho ari ikintu cya mbere kigomba kujya mbere mu bikorwa bya muntu. Rero reka turebe none ni iki wakora none kugira ngo wirinde ibi bintu. Mu gihe baguhaye copyright cyangwa se mu gihe channel yawe ivuyeho, ugomba kwita ukora icyo bita appear, ukapiaringa. Mu gihe wapiarinze rero hari ubundi buryo bwo ntago ndi buvuge hano, ubwo ababushaka ni inbox. Hari ubundi buryo mu gihe wapiarinze, kuko akenshi wapiarinze channel banga kuyisubizaho, nagara akenshi ni gake cyane yanga gusubiraho, ariko hari n'ubundi buryo buhari bundi umuntu akoresha channel ikaba yagarukaho byihuse, ariko bitwara iminsi mikeya, nago anyina ari nka apia akenshi na nyuma y'iminota 30 yagiye ubona bagusubije channel ikabaswa cyangwa se bakakurejectinga bati nago bikunda. So rero reka tuye noneho namaje kwaga kushaka kwa plaringa, ariko nanone iyo bavuga ko akenshi yavuyeho nanone yayigoye kuyisubiraho, yayigoye kuyisubirana, kereka wenda hari ikosa rya YouTube nyine nanone y'ubwa yibeshye cyangwa se akaba ari strike bagwa ariko zishingiye ku bintu bidafatika, ari umuntu agwaye strike mu buryo ubwo kukwiyenzaho. Yego, ariko nanone ikindi kintu none kiba gihari none aricyo giye kugarukaho kuri Rocky we. Murabizi ko Rocky mu minsi yashize ubwo bavuga ngo channel yabaye demonetized, yahise atangaza indi channel yo gukoreraho. None ikintu kiba teye ubwoba nuko akenshi iyo channel yawe nka kuno channel yavuyeho, nuko ngo na yindi yari yerekanye ko yafunguye nayo YouTube yitwara, kuko bifite aho bihuri. Nuko ngo channel tuvuge nk'ira Rocky Kimomo yari yafunguye ya kabiri, nimba ifitanye isano na Rocky Entertainment, uko byagenda kose nimba channel ya Rocky Entertainment yavuye n'izindi zose zihuye zifite aho zihuriye zihita zivaho. Ubwo aho zihuriye ndavuga zishobora kuba zihuje AdSense zishyurirwa hamwe, zishobora kuba zihuje email, wenda ugasanga imwe ni manager yindi cyangwa ni editor yindi, uko byagenda kose rero zose zihita zivaho kugeza igihe YouTube kwabariye ikazigaruraho. Reka noneho tujye kureba noneho nigeze gukomoza ku kintu cyitwa uko iyo harimo ibintu bijyanye n'ihohoterwa cyangwa se ibintu bijyanye n'ubushimusi ko YouTube ishobora kuba yavaho. Nibyo rero tugiye kuba twagarukaho turebe ese byo biba bigenda bite kugira ngo babibare gutyo. Rero tunamaje kwabwira ko hari ihohoterwa rikabije narivuze, hari no kuba gutera abantu ibintu biteje akaga, nari nabivuze ko ari muri ibyo ngibyo bimeze nk'ubushimusi, ariko nanone n'ibyerekeye intwaro nabyo bishobora kuba byatuma channel ivaho. Harimo ibyerekeye ibiyobyabwenge nuko, ariko nanone ikindi ikintu cyakuyeho channel ya Rocky. Rero ikimwe mu bintu byatumye na channel ya Rocky ivaho, ibintu nabyo birashoboka cyane, kubera ko nitujya kureba bimwe mu bintu biri gutuma channel z'abanyarwanda cyangwa z'abantu benshi zivaho muri iyi minsi, harimo kuba twavuga ku nkuru zijyanye no mu gihugu cy'abaturanyi. Murabizi ibibazo biri kubayo ukuntu bimeze muri iyi minsi. Rero iyo ukoze content isa nk'ivuga kuri ziriya nkuru
egare ko uri at high risk yo kugira ngo channel yawe ize kuba yava. Tugiye kwibaza tuti se no kubera iki bino bintu bishobora kuba byatera ikibazo cyangwa channel yava. Tuvuge nk'urugero, tugiye kureba ese nubuye buryo none umuntu ashobora kuripotinga ziriya nkuru zo mu gihugu cy'abaturanyi ariko nibigire ikibazo bitera kuri YouTube channel yawe, ukapdatinga ugakora inkuru nk'abandi, ukaguma muri area yawe cyangwa se muri content yawe cyangwa muri niches yawe ukagumamo, ariko nanone nujye kure y'ibyo ukora, nujye kure ya content yawe, ariko nanone nuze kuba wakitera icyo tuvuge ukaguma muri niches yawe, ukaguma muri content yawe. Nimba wendo uvuga ngo uri gukora muri zirangyana, nuze kuba watuma channel yawe ivaho, ariko nyine ukavuga uti ngiye gukora iyi content ariko ndaza kuyikora neza ntibitera ingaruka kuri channel. Tugiye kureba rero nubuhe buryo, cyangwa se tubanza turembere na mbere ese ni cye kintu gishobora gutuma channel yawe ivaho bitewe no gukora kuri izi nkuru. Tuvuge urugero, gukora inkuru ishimagiza umutwe w'iterabwoba. Iyo ukoze inkuru ishimagiza umutwe w'iterabwoba, channel yawe ishobora kuvaho. Ikindi cya kabiri harimo gushyigikira uwo mutwe w'iterabwoba cyangwa se umutwe witwaje intwaro. YouTube nuko ngo YouTube ishobora kuva. Ikindi iyo wamamaza uwo mutwe, channel ishobora kuvaho. Iyo bigaragaza ko ufasha, nayo channel yawe ishobora kuvaho. Hano nuko ngo hari imitwe ibizwi. Abantu benshi bagize ngo nuriya ni president wa kiriya gihugu duturanye wagiye ngo watanze ngo kuri raporo ngo aravuga ati ngo channel ngo ziveho, ngo channel zose zivuga kuri uyu mutwe ngo zose zigomba kuva. Wapi, ntabwo ari we wabitanze, ahubwo ni amahame ya YouTube. N'amahame ya YouTube, iyo ugiye no muri AdSense yawe hari ahantu handitse ati ntabwo twemerewe gukora ku nkuru zijyanye n'intambara bitewe nuko wenda bidahuye n'amabwiriza ya YouTube. So rero hari imitwe n'ubundi dusanzwe tuzi irazwi, ntabwo nagenda nyigaruka kuko nanjye nyivuze nabanyamamaje cyangwa nanyitangaje mu bundi buryo nabamenya. Reka turebe rero ahubwo noneho content ishobora gutera strike cyangwa se gufungirwa channel tugiye kuzinjiramo neza. Tuvuge urugero, naravuze ubwa mbere gushimagiza umutwe witwaje intwaro. Urugero ukavuga uti uwo mutwe, ukavuga ngo uyu mutwe ni mwiza, ngo ni umutwe uri kurwanira amahoro, ni umutwe uri kugerageza guharanira nyine ibyiza, ibintu nk'ibyo. Harimo noneho kuvuga ko nyine ngo ibikorwa byabo ngo bifite ishingiro, ngo ibyo bari gukora ngo bakwiye kubikora, ugaharanira kuwushimira, nyine uvuga uti nyine bigaragara ko ushyigikiye. Ibyo ngibyo rero ntabwo YouTube ibyemera. Ikindi kintu YouTube itemera kuba watera umutwe inkunga mu buryo runaka. Mu gutera inkunga se ni uburyo birashoboka, nka zira press conference, nko gukora press conference cyangwa se kwicara inkunga. Murabizi inkunga ziri mu buryo butandukanye. Hari noneho kwamamaza ibikorwa byabo, nk'urugero gushyira video zabo ukazaplodinga uti bano bantu naba gukora indirimbo zabo zijyanye nabo. Kuko hari umutipe nzi byabayeho mu minsi yashize, yakoraga content agakora indirimbo zijyanye nabyo, ariko byaje gutuma channel ivaho. Ikindi harimo amashusho yabo, tuvuge ukaba wakoresha amashusho y'iyi mitwe ariko hatarimo kuyamagana. Nuko ngo nimba ukoresha amashusho y'imitwe yitwaje intwaro, haranira no gukora context cyangwa se content iri kwamagana uyu mutwe, uvuga uti uyu mutwe bimeze nyine. Icyo YouTube ishaka, ntabwo ishaka ko ushimagiza umutwe witwaje intwaro, ahubwo ishaka ko uwamagana. Nuwamagana rero muzamuri kumwe, ariko nuwamamaza bazaguha warning rimwe kabiri, ubwa gatatu ibe yavuyeho. Ikindi harimo navuze gufasha mu buryo bwose, nk'urugero gutangaza amabwiriza yo kwinjiramo cyangwa se ukagaragaza nyine ibintu byabo byiza. Noneho reka turebe ese ni ubuhe buryo bwiza. Nanone tugarutse inyuma gatoya, nari mvuze kubafasha mu buryo bwose. Tuvuge nk'umuntu ikindi kintu kitemewe, ukavuga uti wenda ngo ushaka kugera muri iyi groupe cyangwa ushaka kugera muri uyu mutwe, wanyura kuri nimero iyi cyangwa se ugatangaza nyine uburyo bushoboka nyine kwamamaza inzara. Ntabwo byemewe. Reka noneho turebe uburyo bwemewe noneho bwo kuba watangaza kuri uyu mutwe. Uburyo bwemewe ni ubu ngubu. Harimo kuba wakora documentaire.
kugira ngo nyine ushaka kuripotinga ku nkuru zijyanye n'ibiri kuba mu bihugu by'abaturanyi, ukavuga ukawakora documentaire, tuvuga urugero ugasobanura amateka y'umutwe runaka uri guteza ikibazo, ukavuga amateka yawe, ibyo nta kibazo. Ikindi cya kabiri, gusobanura ingaruka mbi z'ibikorwa byabo, kuvuga ku ngaruka mbi z'ibikorwa byabo nta kibazo. Ikindi, kubamagana ku mugaragaro, ukavuga uti bano bantu simbashyigikiye, ukabamagana ku mugaragaro, nabyo nta kibazo. Ikindi nanone, urugero nk'iri gutangaza inkuru, mu gutangaza inkuru nabyo nta kibazo, nko news reporting, gutangaza inkuru bino bisanzwe by'abanyamakuru kuri televiziyo nka Scovia nka birakora, byo nta kibazo. Nk'urugero gutangaza inkuru mu buryo bwa journalisme, cyangwa se kutabashyigikira cyangwa kubashimagiza ntabwo ari byiza. None uburyo bwa journalisme tuvuga urugero, ukavuga uti amakuru avuga ko ku gitero, ukavuga nko ku makuru avuga ku gitero cyabaye, ukavuga ati amakuru y'igitero cyabaye byagenze gutya na gutya, byagenze gutya, byateje ibi n'ibi, ariko mugerageze tubunga nyine, ukagerageza kutashyigikira umutwe witwaje intwaro. Birimo ibintu ushobora kuba byatuma rero channel yawe itagira ikibazo. Ikindi rero, reka noneho turebere ku ikosa rikunze gukorwa n'abakora content, niryo rero tugiye kuba twareba. icya mbere, tugarutse inyuma narakana nitsimutse gatoya mu kwamagana bino bintu. Nanone ugomba kugira ngo nyine YouTube niba ushaka gukora ku nkuru zijyanye na biriya cyane ko zinarebwa cyane, ugomba gukora content irwanya iterabwoba uko byagenda kose, ugashyiramo amagambo yo kwamagana nabibabwiye, ugasobanura ko ari icyaha n'akaga, ugasana ingaruka mbi zabyo, ugasobanura icyo bizatera, mbese muri ubwo buryo. Kuko ngo YouTube ntago ibishaka ko tuvuge nimba ari umutwe, yavuze umutwe runaka, umutwe nyine ni umutwe. Tureka wenda turetse iby'amarangamutima tujye muri mindset y'umuntu, cyangwa se uko bimeze. Yavuze umutwe witwaje umwana, umutwe ushobora kwinjira mu gihugu runaka ufite ibyo uri guharanira. Akenshi ufite ibyo uharanira tutari bujye gusobanura muri kano kanya, ariko nanone YouTube ntago ituma ntago yemerewe gushyigikira ibi bintu. Rero ikosa rikunze gukorwa n'abakora content, urugero harimo kuba washyira clip zabo ngo abantu bose barebe uko bimeze iyo. Ikindi harimo kuvuga ngo reba uko bagenda, ibyo nabyo ni ikosa rinini cyane. Kuvuga ngo reba uko bagenda bajya ku rugamba, ugashyiramo akavideo, ni ibintu ushobora kuba byatuma YouTube yawe ivaho. Ikindi kintu, ngo gukoresha titre zishimangiza, ibyo nabibabwiye ko nabyo ari ikibazo, zishimagiza. Rero reka noneho tuhite dusoza, noneho dusoreze ku nama ikomeye rero kuri content yawe, kuri ushobora kuyikora ariko niteze ikibazo. Niba ukora inkuru ziteye ubwoba cyangwa se documentaire cyangwa amakuru, reba ibintu ugomba kwirinda. Irinde gukoresha logo z'aba bantu. Icya kabiri, irinde gukoresha cyangwa gukora ku ndirimbo zabo. Icya gatatu, irinde gukoresha video zabo ndende. Ikindi nanone, nimba ugiye gukoresha n'ifoto yabo, ukoresha ifoto rusange. Ukoresha nanone voice over yamagana, pana voice over yamamaza cyangwa ibemeza. Ikindi, kora content yo kwigisha, wigisha uvuga uti ibi, mbese uko byagenda kose content bashaka ni content irwanya, ntabwo ari content ishimwa. N'urugero ntabwo nabivuga, ariko benshi murabizi, musanzwe mubona kuri YouTube abantu benshi bajya babikora. Rero ubwo urumva ikindi nanone ni makosa dukora, harimo gukomeza gukoresha ngo thumbnail zifite intwaro. Ikindi nanone ishobora gutuma channel y'umuntu ivaho, ni ugukoresha thumbnail ziriho intwaro. Biriya bintu benshi barabikora cyane, kandi buriya ibintu bigiye intwaro ntabwo byemewe kuri YouTube. Rero ugiye kuri YouTube ugakoresha thumbnail z'umuntu ufite intwaro, YouTube yavaho, ntabwo byemewe. Ikindi kintu, ngo titre zirimo zisa nk'izo gushimangira nabibabwiye. Ikindi reka mbabwire, tuhite dusoza akantu tugiye gusorezaho, nimba urimo urakora kuri content zijyanye n'izi ngizi, wowe ugomba gukora nk'umunyamakuru, apana gukora nk'iki nk'umuntu ushyigikiye runaka cyangwa nk'umufana. Kora nk'umunyamakuru, apana nk'umufana. Wamagane ibikorwa by'urugomo, kuko YouTube bibara nk'urugomo.
ubyamagane. Ikindi ngo irinde, nabibabwiye, ushyiremo ijwi risobanutse ryo kurwanya ibingibi, ndetse na titre, n'uwandika titre uyandike neza. Ibintu bikunda gushyira at risk abantu benshi. Urumva niyo mpamvu nagize ngo nse nk'ubivuga ushize cano mwanafunze yavuyeho. Abantu benshi bavuga ngo ni ukwera ngo uriya mu president ngo yabigiyemo, ngo aravuga ati ngo cano ye ngo yicano ngo nkoraho, ngivuga wapi ntabwo ibyo bintu rwose, wapi ntabwo ibyo ngo cyangwa ngo yatanze amafaranga. Ntabwo ibyo bintu YouTube ngo yatanze amafaranga. YouTube se wayishyura nde? Ntabwo nta n'umuntu uhari wo kuyishyura, nta muntu uwo wajya kwishyura nde, ntabwo wabona n'amafaranga. YouTube y'ubwayo kereka wenda YouTube amafaranga yinjiza yishyurwa mu ma ads, aba advertisers, simbizi, maybe ngo ni political part, sinshaka kwinjiramo, buriya hari impamvu. Ariko ikintu navuga nuko murekere kuvuga ko wenda hari umuntu runaka ushobora kwarisha YouTube kugira ngo umuntu wese ukora kuri ya content bizamuvire ingaruka. Ahubwo no kuvuga ngo amategeko asanzwe hari ya YouTube nuko bitemewe kuba twakora kuri content zamamaza imitwe twaje intwaro, uburyo ikoramo n'uburyo ubwo ari bwo bwose, yaba kubushimagiza cyangwa iki. Ariko nanone YouTube yemera umuntu wese ukora content irwanya abantu bakora ibintu bijyanye nk'ibingibi, irwanya iyi mitwe twaje mu YouTube. No kwa ngo uyu yemera umuntu urwanya iyi mitwe, kuko nimvuga iyi mitwe hari abantu bahita batekereza wenda muri bino bihugu, kino gihugu duturanye murabizi ko hari ikibazo, ariko hari imitwe ihari ku rwego rw'isi ikomeye cyane, ahubwo ku rwego ikomeye cyane, iteza umutekano muke ku rwego rw'isi. Ibaze rero iyo umuntu ajya akora content, cyangwa se ibaze nk'iyo mitwe yo ifunguye cano, uzi ko byagenda byaba bikomeye. So reka rero mbifurize kugubwa neza muri mwese. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Stream Jesus TV, wowe kora subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza.